basi barwanje mambo vipi bimeze bite nicyo twanye bisanzwe once a soldier always commando turi kumwe na Mbonyi Cyambu Israel arakubwira ngo sikiliza nyumva neza wasiwe bimeze bite sikiliza dunia bimeze bite nitwa Cyotsi reka dutampe nkuko mwakomeje kujya mu binsaba ndaje mu kanya mbatemo iyo bita ni Nasiri mfitanye ibanga na Yesu Nasiri na Yesu bimeze bite ndabakunda cyane ikaze okay sikiliza nitwa Cyotsi wumve amagambo tujye gutangirana bamwise Israel Mbonyi Cyambu ukiwumva bimeze bite wumve ati muri ibi bihe isi igezemo ati kuri byo bisa nkaho ari ibihishwe ibibera muri isi ati ibyo byari by'agaciro kuri njyewe kuri jye mbifata nkaho ari igihombo nagize nyumva neza wasiwe atumenye neza ko nari uwawe ukundi ati nyumva neza wasiwe rero umenye neza ko nari uwawe ukundi ati kuko njyewe ubu ngubu naracunguwe kwa damu yake mutetezi naracunguwe n'amaraso y'umucunguzi ati izina ryake limeandikwa ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ati wasiwe noneho rero unyumva kandi umenye ko utari nari uwawe ukundi ati nyumva neza wasiwe umenye ko nari uwawe ukundi sinyiri uwawe ibyo yabonaga nk'iby'agaciro kuri ubu abona ko ni igihombo yari arimo iby'isi yatanze iby'isi yamuhaye kuri ubu ngubu ababona ari igihombo yari arimo ati mu bihe isi igezemo isi ya none muri njye ibyo bihe mba mbona bimeze nk'ibihishwe ibyo byari iby'agaciro bifata nk'aho ari igihombo ahubwo nagize mu buzima inyumva neza wasiwe umenye ko nari uwawe ukundi sikiliza dunia umenye ko nari uwawe sinyiri uwawe ati mu bihe isi igezemo isi ya none urengeye bisa nkaho ari ibihishwe ni ibintu nafite kubona ati kandi ibyo byari by'agaciro kuri njye bifata nk'aho ari igihombo nagize nibwira ko ndi mu nyungu ati nyumva wasiwe menye ko nari uwawe ukundi sikiliza dunia jue kwamba mimi si wako ati kubera ko ubu ngubu naracunguwe kwa damu yake mutetezi nachunguwe n'amaraso y'umucunguzi jina langu ati izina ryanjye riranditse mu gitabo cy'ubugingo ati wasiwe rero nyumva noneho umenye ko nari uwawe ukundi sikiliza dunia umenye ko nari uwawe izina ryanjye ryanditse mu gitabo ryanditse mu gitabo cy'ubugingo umenye ko nari uwawe ukundi kandi ibyiza wamaga wibwira ko ari byiza mbona ko ari by'agaciro kuri njye umenye ko kuri njye mbifata nkaho ari igihombo nagize bimeze bite icyiza nuko twaharanira ushaka ko izina ryacu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo bimeze bite Mbonyi Cyambu
ni ututuramira nitwa Cyotsi once a soldier. Yewe narabibutsa ko izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, nawe haranira ko cyandikwa. Niko biri, isi ubutunzi itanga, ibyishimo itanga ni iby'ako kanya, naho bijya ntacyo bikumarira, ubundi uzabisiga mu isi, ntabwo uzigera ubyambukana tugana Kanani yo mu ijuru. Wapi, shaka ko izina ryawe nibura ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Okay, imeze bite? Umve ati imihangayiko n'uburibwe ntabwo bikeneye ubwoba, ati mu izina rya Yesu ibyo byose nzabyibagirwa, ati uwo tuzabawe ntibirasobanuka, ariko tuzasa nawe naramuka yigaragaje cyangwa se ahishuwe. Ati ijuru nawe umva amagambo yanjye, mu by'ukuri sinyuruwisi. Okay, ati ijuru nawe akira amagambo yanjye, mu by'ukuri iyi si yanjye ntabwo nyiruwisi. Okay, ati ubwoba, uburibwe n'imibabaro ibinteye ubwoba, ati mu izina rya Yesu nzabyibagirwa, ati uwo nzabaho cyangwa se uko nzaza ni kurashurwa. Gusa umwana w'inama, umwana w'Imana naramuka agaragaye tuzasa nkawe. Ati ijuru nawe umva amagambo yanjye, mu by'ukuri ntago nduwisi nawe nyumva. Okay, ewe mbingu umva amagambo yanjye, mu by'ukuri ntago nduwisi. Okay, ati kuko ati kuko nabatuwe cyangwa se nacunguwe n'amaraso y'umukiza, izina ryanjye limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, yanditse mu gitabo cy'ubugingo, book of life. Okay, wasiwe nyumva rero, umenye ko nari uwawe ukundi, sinigeze mba n'uwawe. Okay, twese tujyana, twese turirimba, umve. Okay, twese twakiye. Okay, sikiliza dunia, ujue kwamba sisi wako. Okay, aho, Cyotsi ndaririmba buriya hagashya. Aje unyumve neza, yo nafashe mike ndi gutambira Uwiteka. Aya papa baranyumva. Okay, isi ati wasuye sinyira wawe, yumva neza, kandi nawe wajuruwe nyumva neza, ibyo mvuga ndashimangiye, sinyira w'isi. Iyo magambo Israeli Mbonyicyambu ari kutubwira, ariko se okay, ati mu by'ukuri naracunguwe kwa damu yake mutetezi, by his blood defender. Izina ryanjye randitse kwenye kitabu, mu gitabo cy'ubugingo. Okay, sikiliza dunia kwamba mimi si wako, menye ko nari uwawe. Sikiliza dunia, okay, ujue kwamba mimi si wako. Okay, umenye ko nari uwawe, bimeze bite? Numvise ngo ni mu basobanuzi bakeya bazi no kuririmba, nibyo koko, kandi koko reka ndirimbe. Burya rega buri wese uvuga yaririmba, yasobanura, yavuga inkuru. Rero ukuririmba ni Uwiteka ubibona, wiririmba utambe utitaye ku majwi yawe, kuko amajwi agenzurwa n'umwana w'umuntu, ariko Imana data wa twese niwe imenya buryo uririmbamo lelo. Twese tugiye kujyana, tuvuga ngo sikiliza dunia, umenye ko nari uwawe. Okay, kwamba mimi si wako. Okay,
aka karirimbo natura abantu bose bari ku Gashyenzi. Ku Gashyenzi burahaziye nahaziye bimeze bite icyaro kimwe cyane ariko gifite amateka atangaje ku isi. Ujue kwamba mimi si wako, umenye ko nari wawe. Gifite amateka atangaje aho isi yose ariho iba ihanze amaso yibaza ngo byagenze bite. Okay. Ati kubera iki ku Gashyenzi umve. Okay. Kwamba mimi si wako. Okay. 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 Atumenye neza ko nari wawe. Okay. Bimeze bite. Atumenye neza ko nari wawe wasiwe. Okay. Okay. Umve ngo turasusa. Misi wako umenye ko nari wawe. Okay. Umenye ko nari wawe. Ukanye ndashimita batamo ninasiwe. Umenye ko nari wawe wasiwe. Okay. Cyotsi wanyu ndabakunda cyane, Imana ikandusha. Reka duhure ubutaha, Imana ibaho umugisha cyane. May God bless you so much. Ndabakunda cyane, duze ubutaha. Nimero ni 0793966095. Imana ibandebere icyoroshye, ibapfunyikire ku mugisha, iyonje bibara amahoro. Reka twimakaze umuco wo gushyira Imana imbere. Ciao ciao.